turabasuhuje abakunzi bacu muhora mudukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tubazaniye filime nyarwanda, ni filime nshya nibwo iri gusohoka, igeze kuri episode ya 5, bayita feminist series. Ngo ibyo abagore bakora abagabo byose uburinganire, byose barashoboye, bose barashoboye, haba umugore haba umugabo, bose banganya uburenganzira. Nicyo iryo zina ryitwa feminist nicyo risobanuye. Muri kubibona neza ko rero uyu nguyu Gift n'umugabo we Robert mu rugo rwabo ntago rumeze neza, bitewe nuko Gift ari gushaka kwinjira mu mico mibi yo kwikinisha. Turi kubibona neza abari kubikurikirana. Turi kubonamo rero undi mukobwa Orunera nawe rero ni inshuti ya Gift hamwe na Mishu, nibo bari kumwigisha iyo mico mibi, bari kumwosha ngo nibwo arabasha kubaka urugo rwe neza. Turi kubibona ko rero aba bantu muri iyi filime bari kugenda badutungura. Hari undi mu ex rero wa Robert, umugabo wa Gift, nawe ari gushaka kwigarurira Robert bitewe n'ibyo Gift ari gukora, ko atari kuzuza inshingano z'urugo neza nk'umugore mu rugo. Reka tubararikire rero gukomeza gukurikirana iyi filime yitwa Feminist Series, igeze kuri episode ya 5. Mukomeze muyikurikirane, mukande subscribe, musharinge, mukande like, mutwandikire muri comment, mutubwire uko muri kuyibona, mutubwire icyo twahinduraho, kandi mwihangane kuba turi kubatindira kubashiriraho filime mwifuza. Ciao ciao, turabakunda cyane, hasta la vista.